maso bakanywa inzoga zirenze urugero utatekerezaga cyo ikintu kiri kabana bamaze gutwarwa hari ikuzimu ikindi kigaragara ko abantu batwaye izina ry'umwana wawe abarozi batwaye izina ry'umwana wawe n'ukuntu yari umuhanga mu kwiga no kwiga uyu munsi akagenda ahinduka uwa nyuma kandi ubundi yari uwa mbere icyo bacyumvise nacyumvise ukabona agenda amanuka ntusobanukiwe ukabona imico ari mazana ntibaho rimwe ugasanga hari niba nikora no mu mafoto bigira ukuntu ntubisobanukirwe uri murabyumvira bikomeye ikindi cyerekana ko izina ryawe ryamaze kumanuka n'ukuntu shobuja mwuzuraga aguhindukira akwangira mu kazi akwirukana kandi mwari inshuti ujya gusa kubona baragusezerera nta mpamvu ikindi cyerekana kuri munsi y'umuvumo n'ukuntu utangira ufite ubuzima bukagenda bumanuka nitana atari yamuza ntibabuze kandi barahari bitekereza bademena ko atari kubundi rinda warongora ushaka iki ngo ntizananiranye ntizasenyutse kandi atararugezemo umuntu ati nyatarakandagira ugasanga umuntu arashaje nta kitwa umusore kuko mu basore ntajyamo ntibahamagara abagabo ntari bugemo so umugabo baramushyira mu bahungu rero ariko umuntu uwo bamwita umuhungu rero umuntu umuhungu n'umuntu ufite imyaka hagati ya 13 kuzamuka nese mu bagabo barazamo oya urumva yaratabitswe ntabwo abizi aribwira ngo n'ubwenge afite ngo n'ubutekinisi none se mwango ngo mu byamakaza ngo mu gitoro ngo nta karande zibamo nta basore dufite amaze gusaza n'abakizina rya Yesu n'abarozi Imana ibateze ibisazi urumva bibiri bivuze ko izabateza ibisazi badafite ibisazi ntabwo twakora indaguza abanyabinyoma b'abarozi ibitesha agaciro noneho abandi bateza ibisazi bizina bya Yesu tugiye gusoza aha hantu bango izambaraga z'Imana biteje iki ibisazi yego barwara ibisazi mpapuro ziveye barwara ibisazi amazina yacu aveye dewe sarego mu izina rya Yesu ayo magambo muri Yesu miro noneho muri Maraki aravuga ngo nzashinje gushinja abarozi ngo hagarara mu mwanya mwiza senga Imana mu kwezi ibashinje bateze ibisazi basare dayimone bacuragura abana ngo baduhamagara bagira gute babangamira ibisubizo byacu n'iterambere rega tuvuga mu isi y'ubuzima bwa none ibateze ibisazi bose bashire kugira ngo tubashe kwinjira mu masezerano bateje ibisazi bakira ibyawe iteje ibisazi abarozi Imana ko yizene tuguwe neza nshingiye ku byo mushumba arimo kuvuga kandi nanjye nibyo numvise aha ngaha indagu z'abanyabinyoma zihindutse ubusa ibateje ibisazi dushimiye Imana ko ikomeje kubana natwe mushumba ni igiki wadusozerezaho tubwira kugira ngo hito no dusabira umugisha kuduhabwa umugisha n'Imana nta bintu byinshi ndi buvuge ibyo bimenyetso nakubwiye yego nibindi wazakenera ko nkubwira yego hamagara ndahari dusenga Imana amen niyo shaka ne bagwamaga nta cyo bintwaye kandi ikindi nta muntu wibohora baramubohora yego Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba nongeye kubasuhuza abakurikirana ubumwe bw'abera ministries nongeye kugaruka sirasimba mbabwira ngo mugira amahoro y'Imana kandi nshimiye Imana ko Imana yakomeje kubarinda abadukurikirana bari hirya no hino ku isi mu Rwanda mwese muhabwa umugisha n'Imana kunesha guturutse ku mwami wacu Yesu Kristo kube kuri mwebwe hano imbere rero twongeye kwicarana n'umushumba tugize umugisha mwinshi wo kongera kubona umushumba wacu Imana igikoresha imirimo n'ibitangaza muri uku kwezi kwa 9 ni Imana igiye gukora ibitangaza mu kiganiro duherutse gukora ni ikiganiro kivuga ngo kwa 9 niho ababyeyi babyara mu kwa 9 harimo ibintu byinshi bitandukanye Imana igenda ikora kandi mu kwa 9 rero ndagira ngo adusuhuze duhite dukomerezaho kugubwa neza twumva ibyo umwami yamuhaye kutubwira muraho mushumba wacu urakoze cyane Imana gumisha Silas nongeye kunezerwa ko mbonetse hanga kuri cano n'ubundi twacyari ku minsi 30 y'amasengesho September to remember to receive kwezi kwibukwa gutabarwa kurengerwa ariko cyane muri mission twaye kubwira abantu ngo nubwo izina ryawe ryatwawe rya business rigatwarwa iry'abana rikajyana iby'umugabo rikajyana ibyo ukora bikajyana ku buryo ubona abantu bari mu muhangayiko bitewe n'abadayimoni yuko kuno kwezi Imana igiye kubikora haleluya reka dusenge kugira ngo duhite dukomerezaho twumva ibyo umwami ashaka kutubwira kugira ngo tunezerwe mwami turagushimiye uri umunyembaraga ushoboye byose kandi ndagira ngo nkwinginge nk'ukuri Imana yacu nk'ukuri umutabazi nubwo ibiduhiga bihari ariko uturinde imitego yabo tugira ngo tukwinginge ukomeze kubana natwe bane na mushumba natwe twumva dukomerezeho kugubwa neza mu Kristo Yesu
amen. Mushumba tudatinze turakomeza kukubaza ni ibihe bimenyetso bigaragaza yuko izina ry'umuntu ryatanzwe cyangwa ryarwa abadayimoni baritwaye barifite ububasha, ni ibihe bimenyetso watubwira byagaragaza umuntu ufite iryo zina abadayimoni batwaye yamenya yuko afitemo icyo kibazo? Urakoze cyane. Mbere uko ngisubiza, Imana ikumenyesha kandi wakoze cyane, murakora imirimo myiza, hano uragusubiza nanjye ndabashubuje, bari muri Amerika, bari Burayi, bari muri Afrika y'Epfo, mwese Imana ibamere umugisha. Mbere yuko mbivuga, Bibiliya ivuga izina umurozi inshuro 3 mu Isezerano rya Kera. Inshuro 3 mu Isezerano rya Kera, ahambere ni mu kuva ibice 22:17 avuga ngo umurozikazi ntuzareka abaho. Umurozikazi n'umurozi ntuzareka abaho, ntuzemere kwabaho. Urumva ni hamwe ijambo ry'Imana bisobanuye. Ahandi ha kabiri naho twakwita ngo ni ukuva, nako ni gutera kwa kabiri 18:19 aravuga ngo muri mwe ntihazabone kucisha umuhungu we cyangwa umukobwa we mu muriro, cyangwa ukora iby'ubupfumu, cyangwa uragurisha ibicu, cyangwa umupfumu, cyangwa umurozi. Urabyumva neza? Yego, ndabyumva. Ivuze umupfumu, ivuze uragura n'umurozi. Ntibazaye muri abo bantu. Mushumba, nandi nkubwira cyane ku magambo agaragara muri Yesangira ngo umurongo wa 44 ibice 44 kandi jamuze kuri mbatse ugiye gusoza. Bavuze ngo indagu z'abanyabinyoma nzihindura ubusa, abarozi nkabateza ibisazi. Subiza inyuma abanyabwenge ubwenge bwabo nkabahindura ubupfu. Urumva ko birivuza aho ngaho. Hari n'ahantu uzasanga havuga abarozi cyane ndetse muri Maraki 3:5 akavuga ngo nzacira urubanza nje gushinja abarozi bo muri mwe. Nzacira urubanza ko burya abarozi, nzacira urubanza abarozi bo muri mwebwe. Rero urakoze cyane, ariko umurongo Yesaya urafata mu 45 44 uwo murongo umfatire cyane ukomeze, kuko nibagiye kuvuga ibintu bikomeye. Warumbaje ngo ni ibihe bimenyetso byerekana yuko batwaye izina ryawe kuzimu, batwaye ubucuruzi bwawe kuzimu, batwaye ikintu cyose kuzimu, bakoze ikintu cyose mu buryo butandukanye. Ni ikihe? Ni uvuga ngo ni ikihe cyaba, ni ikihe kimenyetso cyerekana? Ni ibimenyetso byinshi, ariko wihangana umunsi dukoresha ibimenyetso bike cyane. Ikintu cya mbere cyerekana ko izina ryawe ryatwawe kandi rigatwarwa, cya mbere ni inzozi. Umuntu akaba yarotaga akaba atakirota. Imbwa kwirukankana, ihene kwirukankana, inzoka kuyisanga mu rugo, urota ibigori bicagaguritse. Mbega ni inzozi zerekana ko uri munsi y'umuvumo, ndetse n'uko izina rye ryagiye ritwarwa. Inzozi zonyine urota. Imbwa zikuruma, inzoka zikwizengurutsaho, ibintu bikwirukanka. Zanzozi bwa mbere zerekana yuko uguruka mu kirere ukabura ishyikizo. Izo nizo zikomeye, cyo ni ikimenyetso cya mbere. Umuntu urota izo nzozi, urota bamutwariye inkweto, numva ari ibintu bikaze. Bamutwariye inkweto, babuze icyo, usanga n'icyo bisobanura. Cyo ni cya mbere gikomeye. Icya kabiri gikomeye kwibonye cyerekana ko umuntu izina rye ryatwawe. Ni uburyo utangira ni igikundiro ku bantu, ugasoza umuntu akuvuyeho kandi mwari inshuti, ntumenye aho abantu banyuze, mwarakundanaga. Ni igihe gito kikugeraho, cyamara kukugeraho ugatangira ukabura ba bantu mwari muri kumwe kandi mwari musanga. Aricyo bita ngo twabonye ifite icyangiro. Ko Satani aragenda akazana isura mbi, ahagushyira icyangiro imbere y'abantu, ugatangira n'abantu muri inshuti, ugasoza utazi irengero ryabo. Ndimo nabyumva, mugatangira muri inshuti, ariko bikarangira mutakira inshuti kubera icyangiro cyakugiyeho. Kandi inshuti zikakuvaho nta kosa ukoze, nta n'ubwiye nawe, kandi abenshi mugatandukana baguhemukiye. Wowe ntawe wahemukiye. Menya ngo izina ryawe ryaratwawe. Menya ngo abarozi baryicaye hejuru. Menya ngo amateka akubanye mabi. Indago z'abanyabinyoma zakugezeho. Ikindi turavuga ibintu bike cyane cyerekana yuko uri munsi y'ubutware bw'abarozi ndetse n'ubw'abagome. Ndakivuga ko ndimo ndihutanya ngo nkivuga undi ashaka ko ndeba uyu munsi ko nibyo nkeneye. Ubwo Yesaya 44 tuza kora 23 kwabonaho umurongo twara bari mugiye. No kuvuga ngo itumaze kubona icyo cyangiro. Ikindi no kubaka urugo. Wamara kubaka urugo ndaba nka ubashakanye, ukagibona ko iminsi igenda ishira, umuntu wawe aragenda hinduka.
kubaka urugo ahinduka ataha saa 3 saa 4 saa 8 akazagera ubwo atazongera kugaruka burundu kandi mbere yataga saa 2 no n'amagambo ashaririye icyo nacyo bitegaragara ko ubwo ruri mu bibazo ikindi kigaragaza ku bacuruzi ukaba waracuruzaga neza ukunguka ibintu bikamanuka nta kibazo ntacyo amafaranga nyashyira he ukabona ubucuruzi ndabumanuka kumbi bafashe izina rye ry'ubucuruzi bararijyana ikimenyetso cyerekana ko abana bawe babatwaye mu kuzimu bagatwara amazina yabo kwibajyanye izina bakujyanye batangira kukunanira bakamwibya bwenge abandi bagasambana kandi wanyu nta busambanyi buhaba ugasanga umubyeyi yakuze atazi gusambana ariko abana bakamusambanira imbere mu maso bakanywa inzoga zirenze urugero utatekerezaga cyo ni kimenyetso cy'uko abana bamaze gutwarwa hari ikuzimu ikindi kigaragara ko abana batwaye izina ry'umwana wawe abarozi batwaye izina ry'umwana wawe ni ukuntu yari umuhanga mu kwiga no kwiga uyu munsi akagenda ahinduka uwanyuma kandi ubundi yari uwa mbere icyo bacyumvise nacyumvise ukabona nagenda manuka ntusobanukiwe ukabona imico ari mazana ntibaho rimwe ugasanga hari niba nikora no mu mafoto bigira ukuntu ntubisobanukirwe uri murabyumvira bikomeye ikindi cyerekana ko izina ryawe ryamaze kumanuka no ukuntu shobuja mwuzuraga aguhindukira akakwangira mu kazi akakwirukana kandi mwana inshuti ujya gusa kubona baragusezerera nta mpamvu ikindi cyerekana kuri munsi y'umuvumo ni ukuntu utangira ufite ubuzima bukagenda bumanuka ubuzima aho kugira ngo usaze ugenda utera imbere ugasaza ugenda utera inyuma 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 ukazagera ubwo uza kurangira izo ni imbaraga z'ababa zerekana ko irya zina ryamaze kujya harya munsi mu buzima bararitabye abadayimoni bararitabye abapfumu bararitabye ntazatera imbere ntazakomere ntazagwiza imbaraga ntazagira ahantu azajya ntazagira icyo azageraho ntazagira aho azashyika noneho bagakora icyo kintu bakaba baragutavye birarangiye abakurikiranye umwe ministries ndajya mbamenyesha yuko izo ni imbaraga zigaragaza yuko izina ry'umuntu ryatkawe uvuga ngo bakugirira ikizere cy'igihe gitoya ntumenye aho kiyoyokeye kandi wari ukunzwe ariko ntumenye aho kivuye abantu bakuvuyeho binawe birakuyobye burundu ntusobanukirwe izo ni inzira mbi za satani menya kera ukibona icyo kintu bashaka umushumba niba kumujumba ababwiri ba ngo vuze induru hari wakurengera yego ibyo ni ibintu bigomba kubikitondera yego ikindi kintu kubacuruza yego ukarangura ibiciro biri hejuru wabigeza mu iduka ibiciro bikamanuka kandi waranguye biri hejuru ese iyo ni impamvu ni rya zina rikurikirana ubucuruzi bwarajyanye wabikoze biri hejuru kuko nakubwiye ngo ubundi ikintu satani akora n'abadayimoni ni ukutumanura hasi kugira ngo bidutere kwinuba noneho twihebe dutangire dusuzugure Imana tugaye n'Imana yego aranguye biri hejuru acuruje biri hasi byamanutse se yaranguye biri hasi akacuruza biri hejuru usenga Imana ukahamagara ashobora gusengera kugira ngo noneho hari igihe ugira wamugisha nimwe waranguye ku giciro cyo hasi igiciro kikazamuka kandi ufite muri stock Imana ikabiragushubije urimo tumagenda ikindi ariko kubera za mbaraga z'abarozi zituma bikunda ko ntabwo umuntu ababizi babizi ashobora gusanga aretse kurya akagabanya isukari mu rugo umugabanya ibintu akagira ngo kugira ngo badahomba ariko ntibishoboka nushaka uziriza usakari ntibikunda nyine abadayimoni batwirya zina ryawe yego ikindi kintu kiba indwara za hato na hato niyo umugore atarwaye umwana atarwaye umukecuru arwaye bero ugasanga muhora mu burwayi mwese mu muryango busimburana mu muryango kwa so wanyu kwanya kuwanyu ugasanga muri make bituma kubera mu bitaro mu kanwa ni akarande y'abarozi noneho imwiza kwa kundi ko gihe baje ni ya mafaranga ari buze kugenda yego bimwe bavunikiye bakoreye bigende muri ubwo buryo kuko satani ukuntu nta kwiba ngo usanga yacukuye mu buhaboneho akoresha za ndwara z'uruhererekane ugasanga umwana yarwaye undi avuye kandi uzacunge ntabwo abantu barwara amafaranga adahari barwara hari aya mu bihe byose iyo abonye ko wageje mu ntoki amafaranga yanjiye mu ntoki bararwara no kwasobanyo no kwa bene wanyu no kugira ngo ugende uyabaka kandi ntabwo uri bureke kubafasha kandi uyafite icyo rero ni ikimenyetso kandi kitagutinya urira n'indege mu kajyana uri ahantu hari muri Amerika amazina bari harya hasi aho ngaho baba barajyanye nayo kandi baranahembwa meza ariko nubwo yafite ntacyo mari kubera hari za mbaraga hari za miryango satani yagiye akorera muri barya abantu yego yagiye akorera rero menye ngo hari nabo amafaranga bagenda bakayatabika munsi yego kandi ntiyatabika menshi
buryo uzumubwira ngo pfa kumpa $1 rimwe je ntaryo nago ngo ntacyo ngo asira ngo mpa n'icyo kijana kirampagije ukibaza umuntu w'umusirimu icyo kijana gishakamo iki hanyuma twita cyane turafi gusoza ibyo n'ibimenyetso ikindi cyerekana ko umuntu bamutabiza ni umusore wese utinda kurongora kandi igihe kigeze umusore yemerewe gushaka umugore afite imyaka 21 ariko ugeze muri 35 atari yamuza ntibabuze kandi barahari bitekereza bademena ko atari kubundi urinda warongora ushaka iki ngo ntizananiranye ntizasenyutse kandi atararugezemo umuntu ati nyatarakandagira ugasanga umuntu arashaje nta kitwa umusore kuko mu basore ntajyamo ntibahamagara abagabo ntari bugemo so umugabo baramushyira mu bahungu rero ariko umuntu uwo bamwita umuhungu rero umuntu ufite umuhungu n'umuntu ufite imyaka hagati ya 13 kuzamuka nese mu bagabo barazamo oya urumva yaratabitswe ntabwo abizi aribwira ngo n'ubwenge afite ngo n'ubutekinisi none se mwango mu byamakaza ngo mu gitoro ngo nta karande zibamo nta basore dufite amaze gusaza n'abakecuru b'abakobwa yenda mukobwa we hari ukuntu byihanganiramo kuko we nabo barabenze oya barabenze kira ko bafite inyatsi yo kubenga wari mu muvumo agafata umusore akamurebera mu mateka y'uko asa ntamurebere ku Imana yamuvuze abati kara uri umusore ukenye ntago nabana nawe abakize ntababona akaza imyaka yo kubengo ntagira umukunda karandi kabira mutwaye ikindi cyerekana ko uwo muryango urimo umvumo kubyara abana y'ibinyendaro mu kirundi bita ngo ni ifyufyu sorry mura akomuga kureho muzo kavanaho ntabwo ariko babyita bayita ishyushyu kirundi haryaje ishyushyu mu kinyarwanda na amata bakamye ariko ishyushyu mu kirundi n'umwana w'umunyenda n'umwana w'ikinyenda ishyushyu yo niyo yita ishyushyu yo mu Rwanda hanga urumva kuba ari ibinyendaro bihoraho bigenda buri mwanya umuryango kandi ibinyendaro uraho hasi aho ngaho cya kabiri gucikiza amashuri uri munsi y'umuvumo waho hantu ibyo ni ibimenyetso birimo kugaragaza ni byinshi ni byinshi cyane wavuga ariko mushumba gucikiriza amashuri kandi uburyo bwo kwiga buhari utabuza amafaranga no kuyabona n'indi ndwara nayo kuki se ubundi abuze gute kandi ugomba kwiga hari abafite ubushobozi ariko abana bakabananira hakaba n'abatangira ubushobozi bukabura akaba ntajyana undi muntu noneho uri munsi y'uwo muvu kubyara inda zivamo so ni ingorane ni byinshi twavuga ni byinshi twavuga ibintu byinshi cyane kubwirwa ikintu azakora ikintu kubaraho kiyoyoke uti ndaguha kino kintu kubaraho kiyoyoke ukizera kwakira bikanga ari nabandi bantu bagira ikibazo bizera kwakira ikintu mu mwanya hakaba impamvu tuba tunashaka kwakira muri ibyo vuze rero mushumba ndafashijwe kandi ndushaho no kubyumva cyane no kubisobanukirwa ni ukuvuga ngo satani adutsindagirira aho ashaka adutsinde bakaritwara aho ngaho ariko nk'iri jambo numvise ngo indagu z'abanyabinyoma zihindutse ubusa warivugaho iki indagu z'abanyabinyoma shaka no ngo umuroza ahubwo nawe zihindutse ubusa nyine zihindurwa ubusa niki nuko tumara kumenya gutsinda icyo kintu ibihindura ubusa ryari ni bituma tubaganiriza nyine kubisobanukirwa ntubeshye ngo bene wacu baranyanga ngo baramenya ngo ntibankunda ntibamvugisha binda byanze ukomye ko zihinduye ubusa turashaka ko dusoreza mu jambo cyumwe dushaka ko dusuza mu kanya ntago turi butinde ibimenyetso ukavuga ni byinshi cyane uwo bikeneye kubisobanukirwa zampamagare niba urwara umutwe udakira wa buri munsi menya ngo barakujyanye kera wowe umuntu akarwara umutwe nta mpamvu impfuza hato na hato ikindi kuye kumenya gukinyuka k'umuryango abantu ntibarame abantu bagapfa vuba ntibarame ntibatera imbere ntibikunde ntibarame rwose ugasanga barakenyuka burundu bana barapfa bakiri batoya nta terambere bose n'abakene kandi ikimenyetso kindi kigaragaza nuko wisanga mu byaha byo mu muryango wacu kera buryo bamaze kugenda abo urashanga ngo turi ijambo ryo muri Yesaya 44:25 bahabonye asome twumve dusome aravuze ngo indagu z'abanyabinyoma nzazihindura ubusa abarozi nzabatera ibisazi naho shaka tugiye gusoza kano kanya nuvuga ngo kubamaze kumva rino jambo bagahamagara tukabasengera nuvuga ngo indagu ziteshije agaciro ariko n'abarozi bateje ibisazi mu izina rya Yesu kugira ngo bananirwe bateze ibisazi bananirwe mu izina rya Yesu ibisazi impapuro tuzikureyo mu izina rya Yesu batwara ibisazi bahungiye dukore izo mpapuro dukore company zabo dukore nk'abana babo dukore mu buzima bwabo niba bateze ibisazi abo mu izina rya Yesu n'abarozi n'abarozi Imana ibateze ibisazi
urumva bibiri bivuze ko izabateza ibisazi badafite ibisazi ntago indagu z'abanyabinyoma babarozi ibitesha agaciro noneho abandi bateza ibisazi bizina byayo tugiye gusoza aha hantu bango izambaraga z'Imana biteje iki ibisazi yego barwara ibisazi mpapuro ziveye barwara ibisazi amazina yacu aveye dewe sarego mu izina rya Yesu ayo magambo muri Yesango noneho muri Maraki yaravuga ngo nzashinje gushinja abarozi ngo hagarara mu mwanya mwiza senga Imana mu kwezi ibashinje bateze ibisazi basare dayimone bacuragura abana ngo baduhamagara bagira gute babangamira ibisubizo byacu n'iterambere reka tuvuga mu isi y'ubuzima bwa none ibateze ibisazi bose bashire kugira ngo tubashe kwinjira mu masezerano bateje ibisazi bakira ibyawe iteje ibisazi abarozi Imana ko yizene tuguwe neza nshingiye ku byo mushumba arimo kuvuga kandi nanjye nibyo numvise aha ngaha indagu z'abanyabinyoma zihindutse ubusa ibateje ibisazi dushimiye Imana ko ikomeje kubana natwe mushumba ni igiki wadusozerezaho tubwira kugira ngo hito no dusabira umugisha kuduhabwa umugisha n'Imana nta bintu byinshi ndi buvuge ibyo bimenyetso nakubwiye yego nibindi wazakenera ko nkubwira yego hamagara ndahari dusenga Imana amen niyo shaka ne bagombaga ntacyo bintwaye kandi ikindi nta muntu wibohora baramubohora yego gatatu hamagara tubwira icyo gukora nibindi ntakubwiye urabibonaho yego ngwara dasa umuntu yakira ugutwi akarwara ijisho akarwara ikirenge yakira ikirenge akarwara umugongo yakira umugongo akarwara bagasanga buri gihe umeze nk'umuntu uri mu kibuga uze ku kibazo bikugora ntahamagare dusenga Imana niba guhamagara rwose iyo myuka mibi kugira ngo dukuremo iryo zina ubwo Imana twemere ko ibateje ibisazi kugira ngo ibyacu biveyo haleluya baronsoje kumwe muhamagare turabakunda cyane yego Imana ibaha umugisha mu dusabira umugisha kugira ngo tuhabwe umugisha bakomeza biyandikisha bakoresha banahereza n'abandi turushaho kugubwa neza urakoze nyaguhorwa Imana ashobora byose mu izina rya Yesu ndagushimiye ko tubereye Imana ikomeye tubereye Imana umutabazi n'umurengezi ndagushimiye ko dushyize bugubuka ngo dutabaye mu izina rya Yesu mwamize impapuro z'abano bantu amazina imiryango abana tubikuje imbaraga z'uburyo bwose turagushimiye ngo Yesu Kristo umwami wacu amen mugira amahoro y'Imana Imana ibaho umugisha mugubwe neza muri Yesu amen.